Yesu yarinze ava mu isi habe no muntu ngo yamuvuze ngo nawe yamuvuze habe wenda ngo yakubise umuntu urushyika habe no kumisha umuntu kandi yarafite ubuntu wumishije igiti cy'umutini yari kujyarirwa yumisha abantu ku nzira ariko ubu dufite abarokorerwa basengera abantu ngo bapfe dufite abarokorerwa basengera abantu ngo bagume ku misozi bazirika amasezerano kandi Yesu twamenye ntawe yigize yumisha ntiyigize ahirika umuntu ntiyigize yewe barinze banamubamba ari ku musaraba ati wababarire kuko batazi icyo bakora cyane yarukiranuka yarubahaga yagendaga neza yavugaga neza yabanaga na bose abana baraje abigishwa bajya kubigiza bati nimureke abana bato bansange murababuriza iki yego indaya ya Musamariya yamusanze kwa Zakayo amusuka amavuta y'igiciro cyinshi bayuda baratangira bazana ubugamba aravuga ati ako nkamwe nabazakayo bene wabo na Zakayo ngara ati nkamwe ko ninjiye angaha ko mwese nta nuwamaye umukono nawansuhuje none uyu nguyu we araje asutse amavuta ahenze kuri nge kandi amaraguje n'umusatsi muravuga cyane nawe Yesu yasubizaga yarukiranuka muri bose ageze aho noneho ngageze aho sha abona nakunda atanga ubugingo ubundi mu mibabaro ya Yesu mu mibyimba ye mu maraso ye mu gutanga ubuzima kwe niho nge nabuboneye n'intimba zacu nzo yishyizeho ngo yatekerejwe ko ngo ijuru ryamutaye ngo hari ngo yagiranye ikibazo n'Imana ngo ijuru yamutererana niko abantu batekereje ngo ko yatawe n'Imana ngo yacumiswe n'Imana mbese ngo yatekerejwe nyine nkaho ijuru ryamutereranye hari yacumiye ku Mana bikomeye nicyo kintu cyatumye ati buriya nayira mubambye nyine ariko byari ukugira ngo nyine ngewe ndokoke ubu ntubona mpfuye nanone aha ukuri najya mu ijuru nuko ndi umutangabuhamya ushingiye ku kitse wo umutanga yega yaravuze ngo bazabamenyera kumutobera kororo y'umwana natse nuko ibyo wabivuga nagiye rimwe nigeze nsengana n'umuntu umwe ari we turi kumwe aha numva imutangiye ndakwibujije ceceka ikibazo cyawe nyine ariko Imana intangira ubuhamya pe ndanayishimira n'ukuri kuko umutima wanjye ukuntu umeze nge mbayeho ubuzima bwanjye reka tubasuhuze mu izina rya Yesu reka tubifurize kugubwa neza reka tubifurize amahoro y'Imana reka tubifurize neza y'Imana cyane turabakunda mwebwe mwaduhisemo mwe mwavuze ngo tuzajya tujya hariya turebe ibyaho ndetse atari ibyo gusa ahubwo mugahitamo ko tuzatubana umunsi ku munsi. Shalom to you, shalom to everyone, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kuvuga ku muririmbyi wa kane mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza urwo rukundo ni rwo runezeza. Tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana. Oliver yigize aririmba aravuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane ngo urw'Imana dukunda nta warurondora. Hanyuma undi aravuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ngo rwagereranywa n'iki? Ngo mu bisi byose nahe hose ngo mbese inyanja zose avuga ku rukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Uyu rero aravuze ngo niboneye urukundo rw'umukiza ni indirimbo ya kane mu ndirimbo z'agakiza urwo rukundo ni rwo runezeza. Aravanga afite izina ryiza uwo wahunze. Ni Yesu ugira izina ryiza ritarangira, ni Yesu ugira izina rihoraho, ni Yesu ugira izina ridacuya cyangwa ngo ritagaciro, ahubwo uko umwaka ugenda n'undi ukaza niko Yesu izina rye rikomeza kurushaho kwamamara. Aravuga ngo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo. Byari bimutangaje mu buryo bukomeye. Aravuga ngo nzi ko wangirira neza. Aravuga ngo ndashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo. Ese wowe udukurikiye urukundo rw'Imana urarwumva? Ese wowe udukurikiye ineza y'Imana urayumva ku buzima bwawe? Ese uru rukundo rw'Imana turi kuvuga ntabwo uri kumva ari furi? Nawe byibuze ujya wumva urukundo rw'Imana ari ku buzima bwawe cyangwa se mo kimwe ujya ubasha basi na rimwe kurwumva ukavuga ati ni ukuri Imana irankunda. Dufite abantu babaho ariko bumva ngira ngo Imana itabakunda cyane rwose, bakabaho bumva Imana ngira ngo yarabataye, bakabaho bumva hari ngira ngo ku rutonde rw'abantu Imana izi batariho cyane. Satani akihebesha abantu ku buryo bajya bumva ko mbese urukundo rw'Imana Imana itagira mbese Imana itanabaho cyane. Ariko uyu muririmbyi aravuze ngo ndashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aravuze ngo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma kabiri avuze iki? Aravuze ngo nge ndi imbere yawe. Ntago ndi imbere y'abana b'abantu, nta nubwo ndi imbere ya famille cyangwa ndi imbere y'iki, ahubwo aravuze ngo nge ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose
kuvuga ngo ngende imbere y'umwana muto ni sinye yo guca bugufi, ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ushobora kuba yaranayiririmbye n'umuntu ukuze ariko muri we akumva acishwe bugufi nk'umwana muto, kuko Yesu rigari ikintu yavuze ku bana bato. Yaravuze ngo umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu ufite umutima nk'umwana muto cyane rwose, niko yavuze. Hanyuma arongera avuga ngo mu bintu byose no mu kubaho kwanjye no mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Cekasha turageragezwa se ko tugeragezwa, turageragezwa bikomeye. Bantu mudukurikiye namwe murageragezwa. Turageragezwa ugakorera Imana uvugwa, ugakorera Imana bakubarira iminsi, turageragezwa ubushobozi n'ibiki byose turageragezwa. Ariko uyu muririmbyi aravuze ngo mu gihe ngeragezwa muri iyi si, ariko asenga neza, aravuga ngo nkomeza Mana, nkomeza Mwami, ndikubera isengesho ryawe udukomeza, nkomeza Mwami, singende njyenyine. Eka nkubwire, ntukifuze kugenda wenyine muri uru rugendo, ntukifuze kugenda wenyine muri ubu buzima, ntukifuze kubaho nkawe muri ubu buzima. Bwira Yesu ubwire ngo nkomeza Mwami, singende njyenyine. Eka nkubwire, muri ubwo bucuruzi ntube wenyine, muri iyo miryango washatsemo ntube wenyine, ntugende nkawe, muri karitsiye ntugende nkawe. Nkomeza Mwami, singende njyenyine, umbe hafi mu rugendo rwawe. Imana ishimwe. Reka nkubwire, buriya uyu muririmbyi ikintu cyo yamaze kubona, yaravuze ngo mu gihe ngeragezwa muri, nubwo ndimo ndageragezwa ariko yarazi ko urukundo rwa Yesu rumuri hafi. Nubwo yari masohorwa mu nzu ariko yarazi ko urukundo rwa Yesu ruri imbere ye. Nubwo yari arimo ashavuzwa agaterwa agahina n'abantu ariko azi ko urukundo rwa Yesu ruri kuri we. Aravuga ngo nukuri iyo ngusabye kuza iwanyu ubwo mba nshaka ko wamara ubwo. Ariko ubwo babubaho Mana, hari igihe bwajyaga bwira ngewe nkagira ngo ntibuzanajya, bwacya nkagira ngo ntibuzira, ukaba ufite ubwoba ukakase Mana uyu mwaka ko ngugezemo none uzarangira. Kandi ubwo umwaka wajyaga gutangira ufite icyifuzo ngo Mana ngo mfasha nzarangize uyu mwaka ngo nambuke njye muri uriya, waba wawugezemo ukabase Mana uyu mwaka none uzarangira. Umuntu akaba mu buzima ati Mana ko none mbonye umwenda w'uyu munsi ejo nzambara iki, ese Mana none ko ndi uyu munsi ejo nzagira iki. Ubwoba, hariho igihe cy'ubwoba uvuga uti wa Mana, ndashimira Imana rero igitsinda ubwoba ku buzima bw'abantu. Imana igatsinda ubwoba, ubwoba bw'ubushomeri, ubwoba bw'indwara, ubwoba bwo kwangwa, ubwoba bwo kwambara ubusa, ubwoba. Rero nawe aravuga ngo ni ukuri ubwo mba shaka ko wamara ubwoba. Imana ikumara ubwoba udukurikiye, Imana ikumara ubwoba. Aravuga ngo njye umunyabyaha, njye umunyangeso mbi, njye umwibone, njye umubeshyi, umfata unkomeze. Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Aravuga ngo njye umfata unkomeze kuko nshidikanya ntago nkora ibyiza. Yari yuzuye gushidikanya ntakora ibyiza. Muri make iyo umuntu afite umutima wo gushidikanya aba ameze nk'umuntu utizeye, biragora. Urumva hari nk'abantu ejo sinzanabwirije ndi kubivuga, umuntu ugasanga Imana ivugiye mu materaniro ati ntanze akazi muri aya materaniro. Umuntu ugasanga ahise areba umurari ngaha ngo nigatanga nyine buranga igahaye bakanaka. Urumva cyane umuntu Imana ikavuga ngo ntanze amahoro, ubwo agahita yasunikira kuri bakarasira, tubwo ni bakarasiri yahaye. Mbese we akabaho nta kintu yizera ko Imana yamufasha, we abayeho mu gushidikanya gusa. Imana ikavuga ati nishyuye amadeni kandi azi ko afite ideni, aha ngo burango wabona araba, akumva nyine ntago wineza y'Imana, akumva atari ibyiza, ngo ashidikanya nyine. Rero umuntu wese ushidikanya biragoye ko yakizera, kuko biravanga umutima utizeye ntabwo ushobora kunezeza Imana. Ariko avuze iki? Aravuze ngo singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Singikora ibyajyaga. Bantu mudukurikiye namwe mwaririmba indirimbo iki gitero mukakiririmbara, namwe ntabwo mugikora ibyajyaga yone. Ndashimira Imana yagiye ituvana mu tuntu n'utundi. Ngewe mbivuga Mana mba nasane. Hari ibintu twaretse. Bwira nk'abantu ibintu bibiri waretse. Cya mbere naretse ubujura, kabiri ubusinzi. Rega ni byinshi etape by etape. Ubu waribaga? Yesu mwene Dawidi nagwishaga igitoki kiri hejuru, ariko ubu Yesu niyo mpamvu wacavuze ngo niboneye urukundo rw'umukiza. Kuko igihe tuvuga hari Imana ituvanye abantu nabo bakumva bahita birukanka. Uzi ko uvuze ngo waribaga narebe myaka ufite ngo Mana Satani yaratwishe n'ukuri. Ibaze kungana gutya umaze igihe ukijijwe, none ibaze nka kera ukagurisha igitoki kikiri mu murima kikimanitse hejuru, ariko bazaza kugicaza, mbese ubwo bajyaga kugica baba bari gutaka, nanjye nkaba nahageze ngo nifashe ku itama, kumva umujura ari muri bo hagati. Ugira neza niwe wahabaye da.
ariko aravuze ngo niboneye urukundo rw'umukiza ari we wancunguje ayo maraso. ntabwo ari anti si anko yawe ariko ntabwo ari mwarimu wanyigishije nsuhuza abarimu mwese naciye imbere Imana ibahe umugisha bagwize gukomera cyane. ntabwo ari data si mama si umuvandimwe si uwo ari we wese aravuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza ari we wancunguje amaraso. ni we wenyine rega wari ufite ubwo bushobozi. ese ko n'ibitambo ibitambo abantu batangaga ko bitari bifite agaciro byari bigoye ku buryo umuntu uzi kwirukanka ku nyuma y'intungura naba n'izi ngizi wenda zisanzwe kandi noneho n'izi ngizi zisanzwe z'amadavu kugira ngo uzayiruke uyifate byari ikibazo. ariko umushuzi ikintu gikomeye nasomye cyanditswe gikomeye kirambwira ngo ibitambo by'imfizi n'amahene n'inuma z'intungura ntabwo Imana ngo yigeze ibyishimira ahubwo igitambo yishimiye gikuru n'uyu mugabo turimo tubabwira. ibitambo nese ubu nk'iwacu haba inka zingaye ku buryo nta nubwo zanadukwira ni amahene haba wenda ngo umwe yafata ihene n'undi agafata kandi ubwo reka wenda tuvuge ko umuntu wenda abonye igitambo cy'imutse none si cy'ejo bundi se. ariko Mana turagushima kubw'umuntu kashi se ubu ngubu Imana iduca kashi bantu mudukurikiye ngewe nari kubandi hashinga Imana itaragiye tugurisha iminani bamwe batanayifite. iminani se naba nawe wendera nawe ufite ubuse nkanjye ye nta munani pe. Yesu we iwacu bari bazareba nta munani bawugwe ahubwo bivuze bawumeze mbabazi iki ariko se Kristo kare rutare nasatuwemo kandi bagomba kumpereza ibyanjye ibyanjye ni Yesu bifite ntabwo ari mama sina papa ntabwo ibyanjye ari umwana w'umuntu bifite ni Yesu bifite ni Yesu wenyine bifite. urumva aravuze ngo ayo maraso gusa ayo mu bitunga ahubwo ni amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo ngo yarukiranuka mu bisi hose mbese nta n'umugabo wigeze umugaragara. urumva amaraso y'ibitungwa niyo twavugaga nyine y'amapfizi y'amasekurume y'intama bitungwa nyine izo numa harimo n'abagiye batamba abana babo bagatamba n'abantu babo ngo barebe ko bakebuka amabwire. Yesu ataraza amaraso menshi yaramenetse abantu benshi barapfuye noneho kwa kundi umuntu atabonaga nyine impongano z'ibyaha bye ntiyapfaga se abasambanaga babateraga amabuye mpaka bashizemo umwuka abibaga nawe urabyumva babaga bafunze. rero Kristo we yaraje abo aca intege ayo maraso y'ibinyamaswa amaraso ya Yesu yo Imana ishimwe amaraso ya Yesu yonyine yaje avuga neza kuruta yaberi n'ayaberi ngo n'ubu ngubu yabaye akivuga nuko Kristo yaje ariko reka mbabwire amaraso ya Yesu umuntu utayaha agaciro uziko kiragiye nakoze impanuka ijambo ryanjye mpamvu ukunda kumva mvuga n'amaraso ya Yesu abantu tubana barabizi ko mpora mu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu ni ibyo ngibyo byankukiyemo kuva icyo gihe kuko niryo jambo rya nyuma navuze ndi kuri moto nyine mbona imodoka itwuriye ndavuga n'amaraso ya Yesu warabivuze nicyo kintu ubanza niyo mpamvu hari impora iminsi yose uzaba ari nk'inshuro ndivuga amaraso nyine kuva icyo gihe ryankukiyemo na n'ubu ngubu ikintu cyose cyaba n'amaraso ya Yesu kandi koko nibyo nta gaciriritse aya maraso ni na byiza ni n'ay'igiciro cyinshi ariko icyo turi kubwira abantu hano nta handi hantu ugombye kubonera ubuzima nta handi hantu ugombye kubonera ubutabazi niba byaranze hamagara amaraso ya Yesu niba urwaye hamagara amaraso ya Yesu niba amafaranga yabuze amaraso ya Yesu ni buri kimwe. Ibi ngibi abantu bivugishwa ngo pesa ni kila kitu damu ya Yesu ni kila kitu damu yake Yesu ni kila kitu sio pesa ama kitu kingine damu yake amaraso ya Yesu niyo buri kimwe. niba urota nabi hamagara amaraso ya Yesu ujye urara witwikije amaraso ya Yesu nubyuka witwikiza amaraso ya Yesu haleluya witwikiza amaraso ya Yesu nusohoka muri bisi amaraso ya Yesu nujya kwinjira muri ofisi amaraso ya Yesu nujya kwicara mu ntebe amaraso ya Yesu nujya kurya ibiryo amaraso ya Yesu call upon the blood of Jesus. narababwiye Mana ariko Mana hamagara amaraso ya Yesu abari yagukavaringa abari yagutwikira amaraso ya Yesu. Uyu muririmbyi aravuga ngo na amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo avuga neza ngo yarukiranuka mu bisi bose. Yesu nta rubanza yarinze ava hano mu isi nta muntu bafitanye ikibazo cyane. Tubwira n'abantu badukurikiye natwe twibwira ntago twakabaye turiho dufitanye n'umuntu n'umwe ikibazo cyane rwose kuko Yesu wacu umwami wacu uyu twiyeguriye nawe nta muntu wigeze agirana nawe ikibazo cyane. Yari ukiranuka mu bisi nta deni yari afite
yaranyurwaga ntiyatiraguzwaga. Ubu dufite abantu batajya banyurwa agatira n'iki se hafi no gutira bogisa cyangwa ikariso agatira akavuga ati ko mfite ibirori wantije iki imyenda ume n'inkweto wagiye wambaye ibyo ufite Imana ikabona ko nyine byashize ikaguha ibyawe. Reka mbabwire twabayeho mu buzima nk'ubwo ariko twari tutarisobanukirwa. Haleluya. Abantu mudukurikiye na mudakomereka ariko pe ni sinye ya inferiorite ni ukwishyira hasi. Baho wambara ibyawe Imana ibone yakuremye ibone ko byagushiranye kuremere cyane ibone ko byanshira nyine nanyiza indeme ikuremere. Nese si Yesu wavuze ngo imyambaro ni ruto mubiri cyane iguhaye umubiri iguhe nicyo kutwikira cyane rwose. Si yavuze ngo ibyo kurya n'ibiruti inuza indani ibyo kurya n'ibiruti ntago Yesu ibi ni ibifatika abantu Yesu yarinze ava mu isi habe no muntu ngo yamuvuze ngo nawe yamuvuze habe wenda ngo yakubise umuntu urushyika habe no kumisha umuntu kandi yarafite ubuntu wumishije igiti cy'umutini yari kujyarirwa yumisha abantu ku nzira. Ariko ubu dufite abarokorerwa basengera abantu ngo bapfe, dufite abarokorerwa basengera abantu ngo bagume ku misozi bazirika amasezerano. Kandi Yesu twamenye ntawe yigize yumisha ntiyigize ahirika umuntu ntiyigize yewe barinze banamubamba ari ku musaraba ati wababarire kuko batazi icyo bakora cyane. yarukiranuka yarubahaga yagendaga neza yavugaga neza yabanaga na bose. Abana baraje abigishwa bajya kubigiza bati nimureke abana bato bansange murababuriza iki. Yego indaya ya Musamariya yamusanze kwa Zakayo amusukaho amavuta y'igiciro cyinshi. Bayuda baratangira bazana ubugamba aravuga ati ako nkamwe nabazakayo bene wabo na Zakayo ngana ati nkamwe ko ninjiye ahangaha ko mwese nta nuwamaye umukono nawansuhuje. None uyu nguyu we araje asutse amavuta ahenze kuri nge kandi amaraguje n'umusatsi muravuga cyane. Ntawe Yesu yasubizaga yarukiranuka muri bose ageze aho noneho ngageze aho sha abona nakunda atanga ubugingo ubundi mu mibabaro ya Yesu mu mibyimba ye mu maraso ye mu gutanga ubuzima kwe niho nge nabuboneye. ni impimba zacu nzo yishyizeho ngo yatekerejwe ko ngo ijuru ryamutaye ngo hari ngo yagiranye ikibazo n'Imana ngo ijuru yamutererana. Niko abantu batekereje ngo ko yatawe n'Imana ngo yacumiswe n'Imana mbese ngo yatekerejwe nyine nk'aho ijuru ryamutereranye hari yacumiye ku Mana bikomeye. Nicyo kintu cyatumye avuga ati buriya nayo iramubambye nyine cyane. Ariko byari ukugira ngo nyine ngewe ndokoke. Ubu nubona mpfuye nanone aha ukuri najya mu ijuru ni ukuri umutangabuhamya ushingiye gukitseho ndi umutanga yega yaravuze ngo bazabamenyera kumutobera kororo y'umwana natse ibyo wabivuga nagiye rimwe nigeze nsengana n'umuntu umwe ari we turi kumwe ahantu numva imutangiye buhamya ndakwibujije ceceka ikibazo cyawe nyine ariko Imana intangira ubuhamya pe ndanayishimira n'ukuri kuko umutima wanjye ukuntu umeze nge mbayeho ubuzima bwanjye. I live my life and I love my life and I love the life that I live. Ukunda n'ubuzima bwawe? Nkunda ubuzima ngakunda n'ubuzima bwanjye kandi ngakunda ubuzima mbaye. Turashima Imana kisigaye yaraduhaye no gusobanurira indimi. Ni ukuvuga ngo rate abantu mudukurikiye cyane. Nge nta deni ngira Mana ibirebe ubu ngiye Mana ntawahagarara avuga ati ahubwo njye abantu bayamba muko mutanyishyura ahubwo uburiya ni ideni ariko umuntu yaje kunguza pe Imana nawe se uyu muntu aragenderaho amaraso ikuri birambura ariko abantu bakarenga sha bakanya ubambonyemo kazehe amafaranga yo yafite nakundi babaye kubona mfite Kristo se nabura kugira amafaranga. Ariko reka mubwire nare cyane nimvuze rero nta deni ngira amafaranga niyateranya abantu nta muntu ngirira ikibazo ngo mfite ikibazo ngo hari deni no kuri butike habe n'ikibiriti cya vene bo nkunda utuntu twanjye kuko tuba twamvunye nuba hano utw'abandi cyane. Ubu bona nakemera nkakaraba n'amazi yonyine ariko ntinya gutira ariko ratanibye ngo ntizisabune ngo nkarabe nta karabye amazi Imana yabona ko byancanze kaca inzira nabivuga. Niyo mpamvu umwitero ubundi wa Elisa ngo yarabusigaranye nta muntu rwose ubwo no kuvuga no kurahura simbikunda ndicanira no kurahura niyo ntetse ibishyimbo cyangwa isombe cyangwa inyama ko ibyo byo mbiteka ku mbabura cyane ndicanira nyine nago nkunda ikintu cyatuma ngirwaho n'umugayo wenda ngo umuntu andahurira amakara ye ngo ariko arahora arahura nyine nago nkunda nyine umuntu wanekereza nabi cyane. Ikindi se ubu navuga ni iki buriya ushaka kuntuka ukagira gute nakwihorera
nyine nkunda amahoro tubanye iminsi harimo n'abamemukira ubirebesha amaso bambibonerega ndahari akamemukira kandi nkiporera nkagenda kuko njye nize ikintu kimwe nkavuga ngo mana nabayeho mu buzima bw'ibyaha nabayeho mu buzima bw'isi nabayeho mu busaku ubu none nkeneye kuba ubuzima bwanjye butuje cyane nkishakira amahoro mu gihe isi idashaka kuyamba ngenda yishakira rero nta bindi byaha nta mutima mubi singira ishyari singira cyatuma ntajya mu ijuru ubundi Kristo uri muri wowe ijuru nzaryicaramo tuzabanayo umuririmbyi rero aravuze ngo ageze ahatanga ubugingo bwe nibyo twavugaga komana nibyo ageze ahatanga atanga dukurikireho kugira ngo dusoze ukwiriye kubaho ufite Yesu nk'umwami n'umukiza ushobora kuba wumva udakunzwe wumva nawe utikunze kuko bibaho natwe byagiye bitubaho ndavuga njyewe nigize mbaho ubuzima nkumva sinikunze nkumva sinakunzwe kandi koko ariko mara kwakira Yesu mwami n'umukiza urukundo nararwumvisha ari abantu barankunda ari nyine numva urukundo nanjye ndikunda rero ikintu usabwa ni ugutunga Yesu nk'umwami n'umukiza ubundi ubuzima bukagenda neza Yesu abaho umugisha amahoro y'Imana bane namwe shalom